Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Mario Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Zaburi igice cya 19 murongo wa 7 kugera kwa 14. Amategeko y'Uwiteka yigishije araboneye, anezeza umutima. Ibyo Uwiteka yategetse ntibyanduye, bihejesha amaso. Kubaha Uwiteka ni kwiza, guhoraho iteka ryose. Amateka y'Uwiteka ni ay'ukuri, nayo gukiranuka rwose. Bikwiriye kwifuzwa kuruta izahabu, naho yaba izahabu nziza nyinshi. Iryohera kuruta ubuki n'umushongi w'ibinyagu utonyanga. Kandi nibyo bihana umugaragu wawe, kubyitondera harimo ingororano ikomeye. Ninde ubasha kwitegereza kujijwa kwe? Ntumbareho ibyaha byanyihishe, kandi ujye urinda umugaragu wawe gukora ibyaha by'ibyitumano. Bye kuntwara, uko niko nzatungana rwose. Urubanza rw'igicumuro gikomeye ntiruzansinda. Amagambo yo mu kanwa kanjye n'iby'umutima wanjye wibwira bishimwe mu maso yawe, Uwiteka gitare cyanjye, umucunguzi wanjye. When you go to thinking about him, that's when he appeared. They were talking about him when he appeared. And that's the reason maybe he doesn't appear to so many of us. We talk too much about other things instead about Jesus. Iyo muri kugenda mu mutekerezaho nibwo aboneka. Bari kumuvugaho igihe yabonekeraga. Kandi niyo mpamvu byashoboka ko atabonekera bamwe muri twe. Tuvuga ibindi bintu cyane aho kuvuga Yesu. Neighbors talking about trading cars. Something else, or the washing. What kind of soap powder do you use? Listen to the radio or some kind of nonsense. That's the reason he doesn't appear. If we just keep our minds on him, let the meditation of my heart. Byashoboka ko turi kuvuga gucuruza amamodoka, ikindi kintu cyangwa se koza, ubwoko bw'ifu y'isabune ukoresha, gutega amatwi radio n'ibindi bintu bidafite umumaro. Iyo niyo mpamvu ataboneka. Iyo haba twabashaga guhoza ibitekerezo byacu kuri we. Reka gutekereza ku mutima wanjye. He told Joshua, he said, meditate on these things day and night. David said, I'll bind them on my bedpost. Sure. Let them stay inside of you. Think of them. Meditate upon them. And that's when he appeared. Yabwiye Yosuwa ati, ibi bintu ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Dawidi yaravuze ati, nzayabohera ku nkingi y'igitanda cyanjye. Nta gushidikanya, reka bagumemo muri wowe, maze umutekerezeho kandi nicyo gihe azabonekera. You ever notice how the angel of the Lord comes? Of the evening at 3 o'clock when I go in, I close everything out, don't let no one come in, and just sit there and read the word and yield myself until I know he's there. Mwigeze mwitegereza uko marayika w'Uwiteka yaje? Ku mugoroba saa 9 zuzuye igihe nari ninjiye, funga ibintu byose, nta numwe nemerera ko yinjira, kwicara hariya no gusoma ijambo ndetse no kwinjizamo kugeza amenye ko yuko ari aho ngaho. I can feel it when he's coming. He comes in and I know he's there. Oh my, that's the way you do. That's the way the disciples did. They were with one place and one accord in an upper room. Nshobora kubyumva iyo ari kuza, arinjira kandi nkamenya ko yahageze. Mbega we, uko niko mukora, uko niko abigishwa bakoze. Bari mu mwanya umwe, bahuje umutima mu cyumba cyo hejuru. And they were all up there praising him. And all of a sudden he came in. That's the way he does it. Kandi bose bari aho bamuramya. Maze muri ako kanya arinjira, uko niko abikora.